agahinda ni kenshi bana b'u Rwanda twabuze abato n'abakuru muri jenoside yakorewe abatutsi agahinda ni kenshi bana b'u Rwanda twabuze abato n'abakuru muri jenoside yakorewe abatutsi tugandagaje tubibuka tuvuga n'urupfu babishe intimba n'agahinda mwajyanye ibyo byose turabyibuka tugandagaje tubibuka tuvuga n'urupfu babishe intimba n'agahinda mwajyanye ibyo byose turabyibuka sinamenya aho bakujugunye sinamenye n'ijambo rya nyuma rimwe na rimwe njya nibaza kukiriho nkagukumbura mubyeyi wanjye hakurya hitwaga muri Nyagatovu none wagera ahangaha aka gakorosi gakata gutya Imana yabivuzeho ruguru hose hitwaga mu murenge wa Rukaragara ariko uru rugo rubanza rwa Gasarabwe na Paul wari utuye ahangaha Paul Kayitare babarirwaga muri Nyagatovu kuko bari mu kagari ka Rusororo wakwambuka hano hakurya hepfo hari umugezi witwa Nyiramagambo hakurya ugiye hakurya uturuzi iyo Nyiramagambo ituruka ruguru hari mu murenge wa Kiringo segiteri ya Kiringo ko imirenge n'amazina yaje nyuma ibintu bifatika twari dufite byo kuba abantu bapfa ngo bashwane cyangwa bagirane impamvu zatuma abantu bica abandi akagenda banisheho nagira ngo rero mbabwire ko aha twari dutoye ubundi iki gice cyari kirimo ingo zirimo abahutu n'abatutsi mu buryo buzwi abantu banaziranyeho atari kuvuga ngo ni ukuvuga ngo nta n'uwashoboraga kwihisha undi icyo nacyo yenda abari batuye ahangaha nabo bagitangaho ubuhamya twe iwacu twari dutuye hirya aha nta metero 100 zirimo uvuye hano kandi ni rwo rugo rwa mbere rwabanzaga munsi y'umuhanda ujya ku mashuri ya Rusororo ku itariki ya 6 y'ijoro indege ya Habyarimana yaguye amakuru amwe barayamenye abandi ntibayamenye kubera radio ariko mu gitondo bucya abantu bose babyumva kuri radio ko ntawemerewe gutembera ntawemerewe kugira aho ajya banavuga ko nta bantu batatu bashaka kubona bahagararanye kuri radio ibi byaratambukaga uwo munsi abantu biri bose bari kwibaza ibiri gukurikireho icyakora icyo gihe nari umusore w'imyaka ingana niyo turangije nyuma ya jenoside ijya kungana kuko nari umunyeshuri mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye ariko nacyo nkigaruka ntabwo nari umunyeshuri nk'abandi nari umunyeshuri wasaziye muri primaire kuko nize umwaka wa 8 inshuro enye nkora ikizamini inshuro imwe ikizamini cya leta marundi mwaka umwe nkora mu buzima busanzwe mpinga ntera ikawa n'urutoki nk'abandi numva y'amashuri birangiye cyakora nza kugira amahirwe njya kwiga muri 89 nibwo nagiye gutangira umwaka wa mbere jenoside rero yabaye kwiga mu mwaka wa 5 ariko ndi umusore wakuriye muri ubu buzima bw'ahangaha abantu benshi bari ahangaha turaziranye abahinzi abafundi bose twarakoranye hari ibyo tuziranyeho jenoside rero ijya gutangira uwo munsi nari mbabwiye ku itariki ya 6 twiriwe mu ngo abantu bose bibaza ibiri bukurikireho nta kintu kidasanzwe uretse ko nari mbabwiye ko nkurikije urwego nari mfite rw'imyumvire sinumvaga radio Rwanda gusa narasomikaga no kuri shortwave nkumva kuri Deutsche Welle
ndetse na RFI hari amakuru yatambukaga ukumva ko hari abantu bari kwicwa i Kigali byatangiye. Ababyeyi bakuru bari bagize impungenge n'ubwoba bakatubwira bati ibi ntabwo ari budusiga amahoro. Iki bimenyetso byatangiye kutugaragarira kuri uwo mugoroba ku itariki ya 6. Abantu benshi baturutse mu nce za Kinunu na Murama batangira guhungira inaha. Abenshi bari bafitanye amasano n'abaturage b'inaha, hari abagore babaga barashatseyo n'abandi gutyo baza hakuno ingo twari dutunye zatangiye kwakira abantu. Iki gice hirya y'iwacu abimana bivuzeho hari amoko azwi y'Abanyarwanda bacu twarabasinga, ariko hari imiryango y'Abagesera myinshi yari ifite abantu bafitanye nabo amasano bo hakurya muri Murama na Kinunu, batangiye guhungira aho ngaho ku buryo ababyeyi bari batangiye kujya bunganirana kugira ibyo bafasha kugira ngo izo ngo zakiriye abantu benshi babashe kubona ibyo bafatanya. Uwo munsi warije umugoroba aho twari dutuye tugira murabizi nta mavuriro yahabaga. Ivuriro rya mbere twavurizagaho ni iry'Umushubati, irindi ryari iry'Ikongomiri. Iyo twageraga abarwayi twarahekaga, umuntu wese agaheka, nta muntu utarahekaga kuko ntiwahekaga ngo uraheka umuhutu cyangwa umututsi, twabaga tuzi ko ari umufatanye ko twari dusangiye ibibazo. Uwo mugoroba nanjye baje kutubwira ko tuzaheka umuntu, ni umusaza witwa Rubariro haruguru, ko tuzaheka mu gitondo. Twaramuhetse tumujyana Umushubati, nanjye najyanye n'abandi bagiye guheka ko nari umusore mu rugo. Tugaruka tuvuye kwa muganga ko baramuvuye turamugarukana, tugeze kuko iyo twahekaga twacaga umuhanda kubera ko ingobyi ntashobora kwizengurukana muri za nzira za panya. Twambutse tutaragera muri Kirori, hari akayira twakaga cya kiraro twambutse hakurya iriya. Abantu twari turi kumwe duhetse kuko twageraga dusimburana mu Mujishi, umwe arambwira ati ntihongere kujya mu Mujishi, aterega hari ibibazo. Ariko hari amakuru babaga basangira, bamwe ntibabwira abandi. Hari abasore bari baje bavunana n'abantu turi kumwe, barababwira ngo mushiki wanjye bamwishe. Mfite mushiki wanjye yarashatse mu Rutsiro, yarashatse umuhungu wa Jeredi hano hakurya kwa Pastor Jeredi. Ariko byumva gutyo, urumva n'ingiye urumvise iyo nkuru, nta n'uwo mfite nabibaza, nteze n'ababwiye ati niko bari kuvuga. Turaza tugera inanga. Ngeze mu rugo nsanga ntabyo bamenye, ndabibabwira. Ubwo twumva ni ikibazo, ariko barambwira ngo ni ku itariki ya 7, barambwira ati dukwiye gutekereza uburyo twazamuka tukajya kumenya amakuru. Ariko bakavuga bati ruguru abakiga babaye nabi, bari gushaka kwica Abatutsi kandi bo muri kano gace k'iwacu. Kuko ubundi amakuru yavugaga ko hejuru mu Rutsiro nta Batutsi benshi bari batuye. Baravuga bati ntuzamuke, n'ababyeyi bandi baganira n'iwacu bati ntihagire umuntu ujyayo. Icyakora bigeze nko mu masaha 8 ndazamuka, barambwira ati genda ujye kwa Jeredi ubaze amakuru, yenda baramenya ibyabaye no ku muhungu wabo. Ndazamuka ngerayo mbona na Pastor Jeredi, nabarambwira ati nagiyeyo ariko ntabo nabonye, gusa nasanze mu nzu yabo harimo amaraso. Ubwo ndamanuka kuko nanjye ibyo nibyo naje mbwira ababyeyi. Ubwo hari ku itariki ya 7, ku itariki ya 8 abaturanyi nkuko twari tutangiye kuba abantu bose bari kuyaza ibyenda gukurikiraho, ariko hakaba ijambo abantu bakunda kuvuga bati ibi ni nk'ibyo 73 buriya baratanga ihumure. Iryo jambo ry'ihumure nibwo naryumvise cyane, bararivugaga cyane, bashobora gutanga ihumure amahoro akagaruka. Ariko bakurikira kumva i Kigali warushinzwe kurinda urukiko rw'ikirenga bamwishe, kumva premier ministre bamwishe, bavuga ku maradiyo yandi, ariko kuri Radio Rwanda ntibabivuga. Bikomeza gutyo, noneho kumva abantu batangiye kugira impungenge. Abantu bari batuye n'ahangaha barimo Bansengiyumva, bari abacuruzi bikomeye bazwi hano, ba Semugeshi n'abandi, batangira kujya biyegeranya. Baravuga bati rero kuko ubu nanone andi makuru ntarivuze, hakurya mu Kivumu bari batangiye gushyiraho amabariyeri, ibihungu byahabaga by'ibirara ntibyatumaga hari umuntu hatambuka. Reka mvuga ko uyu murenge wacu twari dutuyemo wa Nyagatovu, uwari konseye wacu yasaga nk'umugabo wateshejwe agaciro, nta jambo yagiraga. Ndabivuga kuko abenshi batuye nanga bari babizi.
yitwa Habimana Emmanuel, ariko uhera muri 1991 mu gihe cy'amashyaka ntiyongeye gusa nkaho agira ijambo ku buryo yafata ibyemezo ngo agire icyo akumira. Byagaragaraga ko nta bushobozi abifitiye. Abacuruzi rero b'intanga baravuga ati reka dushaka uburyo twicungira umutekano kugira ngo byatangiye kwigira nabi hatazagira abaza bakatwicira abantu n'ahangaha. Abantu batangira gushyira hamwe, abahutu n'abatutsi. Ibyo mvuga nta cyagaragaraga ko hari kwivangura ngo wenda harashaka kugira nabi ako kanya. Abagabo bakuru babonaga bafite umugambi wo kurengera abantu, baravuga ati guhera uyu munsi mureke tujye turara irondo hano hatazagira abantu batwinjirira, baba bavuye mu Rutsiro, baba bava hakurya Ikayove bakatwicana abantu. Ariko uko mubyumva, buri wese mu rugo rwiwe, abantu bose mu rugo rwabo bifuza gushaka aho bahungira. Bashaka kuzamuka bakavuga ngo ibambiro ngo harafunze, ngo hari bariyeri. Abantu bashaka kwerekeza za Rubengera bakavuga ngo hakurya mu Kivumu hose hari za bariyeri. Ukumva ahantu hose harafunze. Muri make twari dusa nkaho tugoswe, inzira yari isigaye kuri twe muri aka gace k'inaha kwari kumanuka mu Kivu. Ab'ikiringo nabo hakurya aho bita ngo mu Matakara hakurya naho hariyo za bariyeri ku buryo udashobora kumanuka. Biragenda bituma abantu b'inaha basa nkaho bikusanya, basa nkaho bikozemo amatsinda abiri. Abaturuka za Rukaragata bajya hakurya Nyamagumba, murahazi naho n'ibyahabereye, bakambikayo bajyana n'amatungo yabo. Ab'inaha nabo nta matungo bazamuye, ariko abantu benshi tukikusanyiriza ahangaha kuko niho twumvaga umutekano, kubera ko ari wose Mugeshi yari umugabo utinyitse, ari Nsengiyumva yari umugabo w'umucuruzi wagiraga amafaranga, abanafashaga n'abantu. Ibi ndabivuga nk'ibintu abantu bose bashobora gutanga ubuhamya. Baramwubahaga ku buryo ibyo bavuga byakumvikana. Ariko tukagira indi ngorane y'ibintu by'ibisore byabagamo ahangaha birencontrolable, nuko utashobora gukurikirana. Ari naho nkora ntekereza ko bishobora ko ari yafitanye umwe n'abantu bahuguwe muri aya mahugurwa y'abicanyi b'interahamwe n'aya matsinda yagiye ahugurwa muri 1991 nyuma y'amashyaka, igihe cy'amashyaka. Kuko twagiraga amashyaka yari afite imbaraga n'anga RPR na MDR na PSD yaravugwagamo, ariko wumvaga itazwi cyane. Bikomeza gutyo. Mu itariki ya 8 rero byarangiye. Ku itariki ya 9 niho twatangiye kubona ko ibibazo bikomeye. Hari ibintu by'ibisore byaturukaga Pfingi za Rusororo bakazamuka, bimwe abantu twiganye za primaire tuziranye, bakajya bazamuka bagaca mu ingo zirimo abakecuru, ingo zirimo abantu badafite intege, bakavuga ngo nimugire icyo mutuha turacungiye umutekano. Bakabikora ariko bari gusaba ngo ni umusangiro ngo ducungiye umutekano. Ibyo babikoze ku itariki ya 8 ya 9 mu migoroba. Ariko abagabo bari baducungiye umutekano ahangaha ko twicaraga hano mugoroba, abanywa inzoga bararaga banywaga inzoga kugira ngo baturike ijoro, kuko twendaga gukesha ijoro tugira ngo turebe ko nta bantu batwinjiramo baza kwica abantu. Ubwo tukarara aho ngaho, abahutu n'abatutsi. Icyakora murabyumva, wari umututsi wese yabaga afite icyo yikemanga, avuga ati ese ntibiza kuhinduka abase ndabwirwa n'iki. Wanajyaga ku irondo kugira ngo hato bataza kuguca inyuma bakagira ibyo bakwangiriza cyangwa baza kwica iwanyu. Bigeze ku itariki ya 9 rero nibwo hatangiye kumanuka abantu bazanye nk'ibitero. Ariko mbere yaho mu itariki ya 9 hari ibyabaye epfo. Hari umugabo wanga mu butondo wagiye kurya afata inka z'abantu Gapasa, hamanuka igitero kivuye ahangaha kigenda kuzimutesha. Ibyo birarangira, izo nka ntizaribwa, ariko hagizwemo uruhare nyine Semugeshi n'abandi bantu bose Nsengiyumva n'abasore bari hano mu mujyi. Twagenderaga igiheri kimwe, inka turazibatesha turagaruka. Tugeze umunsi wakurikiyeho hakurya tumenya ko ari Nyamagumba babateye, naho tujyayo turwana nabo ku buryo n'abantu bari bariyo twishe mu kigo. Umwe wari umeze nabi, umuntu ashaka gutera umuntu icumu, uwacu aramutanga amutera igisongo, witwarira Imana ayipfusoro arapfa nawe. Turamanuka. Ubwo byiza ku itariki ya 10 ku mugoroba. Ariko tumanutse tugeze ahangaha turi kwinjira mu ngo, abantu batangiye kuvuga ngo turatashye, kuko twarabirukankanye basubira mu Rutsiro. Habanuka igitero tutaziye cyaturutse, kirimo abakiga baciye, basa nk'aho baciye muri za Rukaragata hirya, bahinguka ahangaha haruguru kwa Gasaraga n'abandi,
barazimagiza aha hose baruzura, ariko twe natwe abantu uko zavugaga nk'uko ari barabivugaga bazaga bavuga ngo tubatsembatsembe indirimbo zimwe ziteye isoni n'ubwoba. Turangije duhagarara kuri aka gasozi. Icyo ntari nababwiye nuko aka gasozi kari isoko rikomeye ririmo amaduka akomeye, hari abacuruzi ngira ngo 3 bari batunze imodoka. Nsengiyumva rero mu bakire bahangaha uwitwa Garoni n'aba Dawidi n'abandi bari abantu bafite amafaranga bigaragara. Hari ahantu bubashywe ku buryo abantu benshi bakunda kuza kunywera, abarimu benshi muri aka gace bigisha ku mashuri atandukanye hano hafi niho banywera. Uwo mugoroba duhagarara ahangaha turwana nabo, duhangana nabo, tubatera amabuye. Mu ijoro ry'umugoroba w'itariki ya 10 n'imwe dutera amabuye turwana nabo, bubwira batabashije kugira icyo bakora. Icyakora nibwo ikigabo kimwe cyari gifite icumu n'inkota cyasimbutse umukingo wera munsi yo kwa Gasarabwe gifatirana ngo twari dutuye kwa Gatarayi haba tuyariye kimucijosi tureba ntiyananogoka, kuko umurambo bawuzanye ahangaha muri iyi nzu turimo ahangaha, basa nkaho ushize ahangaha kuko nta kumujyana kwa muganga, inzira zose zasa nkaho zifunze. Cyakora yaje gupfira hano. Umunsi wakurikiye icyo nshaka kubabwira ni uko twari dufite abasore bafite imico irimo n'abantu bahuguwe. Ndavuga abantu 3 mpora mbavuga iyo ntanga ubuhamya bw'ibyaha ngaha, ntabwo mbizera kuko ibyo bakoze n'ibyatubaye ku itariki 12 byarimo akagambane bagizemo uruhare rufatika. Mvugamo witwa Karori Hitabatuma wo kwa Rubariro, havugamo Yohana wo kwa Bambanze, havugamo na Evariste wo kwa Gasarabwe. Ubu ngubu bari tuye ahangaha, uwo ni muramu wa Nsengiyumva mvuga, kuko ibyo twakoraga byose. Karori mvugo ngo yari umuntu twiganye primaire, tuba n'inshuti. Muri ya myaka namaze uko navuga ngo hari imyaka najyaga ntize, uko ntingaga niko nakoraga n'imirimo yo mu rugo. Narahingaga imirimo y'iwacu yanaba mike tukatisha tugahinga n'iy'abandi. Najyaga mfata abasore bamwe bakamfasha tugatuguzanya. Ari mu bantu twakoranye, kuko nanjye ninde ushakisha amafaranga mvuga nti kwiga biranze ndi gushaka ubuzima. Ngari umuntu twakoranye, yari umuntu nabereye best man mu bukwe bwe kuko yari yarashatse. Ariko uko twavaga muri ibyo bitero nimugoroba yarambwiraga ati uyu munsi uvunje tuvuye Nyamagumba, ati hari haje 3 ejo hazaza 6. Aya makuru akarara yambwiye. Iwacu bajyaga bambaza iteka kugendana na Karori, ariko nkumva n'umuntu mwakuranye, nkumva mfite kapasite yo kumukontorora n'ibyo yavugaga n'ibyo yakoraga. Ariko akaba inshuti na Yohana, akaba inshuti na Evariste. Bigeze rero ku itariki ya 12 mu gitondo habayeho ubwo amakuru atugeraho ko Isure bishe abantu. Witwaga Kabari, umuhungu uri Kabari. Bari bishe abantu basenya banatwika n'amazu. Ariko ibyo mvuga no hakurya ikintu bari batangiye gutwikira abantu. Kandi twavuga ko uko twari dutuye inaha hasaga nk'ahantu hose hafunze, utagira ubengera, utagikongo n'ibiri, utakwambuka ngo ujye muri Kayove cy'Uburambe. Inzira twari dufite yari isigaye no kujya mu kigo. Uwo munsi icyo babwira abo bagabo 3 babwiraga ari Nsengiyumva, ari na Semugeshi n'abahutu, ariko twabonaga ko tugifatanyije kandi nta cyo twigiye tugenda kugera ku itariki y'Umuhunga harabanza mbashyiraho. Turangije bati ntabwo tuzagumya kwicara ngaha tumeze nkaho twiteguye gupfa, kuko ubabonaga baprotectingaga abantu bose batitaye ntibifuza ko ari umuntu waza ngo ugire ibyo yangiza inama. Bati mureke tujya gutabara abo bantu basenyewe. Tugenda tusa nkaho tubaruriye abo bantu bo mu Kivumu n'Isuri. Sinari izo ngo sinsanzwe nziza, ariko icyo gitero nakigiyeho. Tugenda tugezeyo niho naboneye ko ibintu byahindutse, bishobora ko ari ibintu n'isura. Duhura n'ikindi gitero cyari kirimo abitwaga ba Dawidi, nabo bamanutse hepfo, ariko ntitwamenya ngo bararwanya abo ngabo cyangwa bafatanyije nabo. Tumanutse tugeze mu mashuri ya hari Isuri, abantu twaragumye tumukanka, abantu baraduhunga baratwihisha, tugera epfo ni naho urebye ko bari batwitse amazu n'aba bantu bapfuye. Tugarukira aho ngaho tubuza abantu, ariko twagendera mu gihiriri dusa nk'aho ari gutabara kugira ngo tunakange be kuzaza iwacu. Iki gitero cyari kinanga cyaratabaraga, ariko nta muntu cyari kigamije kujya kwica cyangwa kugirira nabi. Tugaruka tuzi ko tugarutse iwacu. Icyatweretse ko byari byabaye bibi, tugaruka hari abantu
batangiye kudutera amabuye baduturutse inyuma, bari batwihishe kuri ariya mashuri y'isumbuye, batera amabuye twe tumaze gusa nkaho turenze, bateye amabuye. Urumva twari mu gitero, umuntu wese yaciye inzira ye, dutangira kwirukanka, kugira ngo ko duca no mu ntoki. Ubugome bari bafite, bari bagiye basirika n'ibintu basa nk'aho bari bateguye, ku buryo wirukaga wagera mu ntoki ugasanga baziritse insina n'iyindi bashyizemo utuntu tw'imigozi ugafatwamo. Abantu bamwe batangiye kugwa aho ngaho, bamwe babatemerayo. Uwari navuga ko ari nk'umugabo w'igitero cyacu cyatabaraga Semugeshi, bamufatirayo bamwambura ubusa, tuza twiruka mu rwate cyangwa ari bwicwe, tuza kubona aragarutse ariko aza yambaye ikabutura, bamwambuye indi myambaro, n'inkweto ntazi yaba cyambaye. Ageze aha ngaha abantu bose nubwo twabonye ko asa hari nko kuvuga ngo baduciye intege, ariko amakuru ntitwari twabasha kongera kuyasangira. Tuganira ngaze yumva arababara, ararira, akajya afata indibuka, yari afite icupa rya primus akubita hasi ati mbaye imbwa, ibintu nk'ibyo. Haciye harabigeze nko saa 7, turamanuka abantu bose tujye gushaka ibyo abantu bajya gufata kurya, bajya mu ngo, nanjye manuka iwacu. Nta minota na 30 namaze cyangwa 20, ubwo rero babwira inkuru z'ibyo twavuyemo. Tukiri aho ngaho abantu twumvira sakabatse, induru ziravuze, bati haje igitero kivuye mu Mushubati, bati hari n'ikindi kivuye mu Rutsiro. Ibyo ndongera ndasohoka nkuko n'abandi nari mfite n'umuriro wanjye, nawe twasohokeraga rimwe. Nawe muhungu mvuga numvise abimana yavugaga, namumenye n'Ibizimungu yavugagaho kwa Musa, bari abantu b'abasore b'imyaka nk'iyo ngiyo. Turaguhurira twese, duhurira aha hejuru, tuza aha ngaha dusanga abantu bamanutse benshi, sinzi uko nabona uko bisobanura. Uko turi aha ngaha turi bake cyane ugereranyije n'abantu bari bamanutse bari gutera. Aha hantu mureba aha, izi ngo zimwe na zimwe hari izo nduzi ziyongewemo zitari zihari. Urugo rwagaragara n'urugo rwo kwa Gasarabwe, na Evariste wari utuye aha ngaha, na Senyonga wari utuye aha. Hejuru hakaba amasoko, amazu y'amangazini. Tuhagarara aha ngaha duhangana nabo, dutera amabuye, turarunda, abagore bakarunda amabuye bagashyira aha ngaha, abagabo tugatera, turarwana. Abantu bafite amacumu, harimo n'umusaza wambaye grenade ubona akenyeye ku kintu akajya, ariko baza bambaye amashara mu mutwe n'amakoma, uburyo utashobora kubona isura y'umuntu. Ibyo ni ibintu abari aha bose abari bahari babonye. Turarwana, amasaha yigira hejuru, ariko imvugo ikaba imwe. Bafite amacumu, turi nta macumu twari dufite, ariko abari bafite uduhoro bari dufite, bakavuga ngo nimwitandukanye. Iryo ni ryo jambo bakoresha, nimwitandukanye. Umuntu utitandukanye n'Umututsi turabicana. Ayo magambo yavuzwe inshuro nyinshi, n'ikigabo byari biri aha ngaha byinshi byanditse ukuntu. Ngira ngo ngaruka ku gituma mvuga akagambane kaba abavandimwe bacu, abo baturanyi bacu. Njye nari mu isoko hariya, abarimu bari batuye n'anga babitaga amaso, wa Murenge bo mu Nyakagezi, kuko hari abandi bari barapfuye, bari bamaze kwitwa, bavuga ko uwitwaga Nyanziza, bavuga ko bamwishe n'umunsi ubanzirizo. Abo bose abandi nta minota 3 cyangwa 5 yashize, abantu twari turi kumwe tuhanganye, gutwara Abahutu n'Abatutsi dufatanije turi kurwanya igitero cyaturutse mu Rutsiro na Mushubati. Kuko cyavuye mu Mushubati bavuga ngo kiruwe na kazi moto. Icyo ibyabaye nuko abantu twari turi kumwe nabo, abari Abahutu batuvuyemo bagaca inyuma y'amaduka, none henshi hari insina n'icyo gihe zari zihari, yenda izo zabaye nyinshi, nabo bakambara amashara nk'ayo abo twarwanaga nabo bambaye. Mu by'ukuri uko nababwiraga, ntabwo wari ugishoboye kwikontorora, kuko umuntu wese yari yizi. Nababwira twari duturanye ku buryo bw'Abatutsi n'ubw'Abahutu twari tuziranye. Abatutsi twarivana dutangira kwiruka, Abahutu kuri bari kurwanya abantu uzi ko bambaye amashara, ukabona uwo mwari mufatanyije kubarwanya nawe arayambaye, ntibamenya guhurwana nabo. Ubwo ako kanya igitero kimwe kivumbukamwe abantu, bigaragara ko ari ibintu bari bamaze kumvikanaho. Nababwiye ngo hari inzira, uyu muhanda ugira Rusororo ukanambuka ukagira Uhingo no hakurya muri za Murama. Aha hari n'inzira icyo muri Nyabaga bikambuka igenda igera na za Ruhengeri. Bamwe bamanuka, abantu twarwanaga nabo bakata aha ngaha hepfo, abandi bakata aha ngaha. Ibwo bya bindi kuko isiri bari bamaze guhana ryari ryumvikanye, nta kindi cyari gisigaye
uretse umuntu gukiza amagara yiwe. Ndababwiye ngo byewe iwacu nta metero 100 zirimo hano. Nibaze ko ntabashije no kuva hano muri iki gitero ngo manuke mbwira iwacu ni muhunga byakomeye byahindutse. Nibutse nganiye ku kivu. Twirutse tutyo. Aya mazu mbabwira kwa Bansengiyumva kwa ba Semugisha. Hari hatsitsemo abatutsi bo muri kano gace benshi batabashije kumva umutekano ushoboka mu ngo zabo, baje kuba hahantu tuvuga ko hari umutekano urenze w'abantu. Abo bose baguye ahangaha. Jye namanutse nirukanka ndambuka. Ikindi ngiye kubabwira kitangaje kikareka ko harimo akagambane gakomeye nuko twamanutse twagera. Njye namanutse hano higera umusozi bita Nyarugenge nkumanukaho, aho kugira ngo nambuke mpinguke mu muhanda w'Urusororo n'umuhanda nkomeza mu ntoki hasi, nambuka hakurya mpinguka Urusororo ku mashuri, nsa nkukata nanone sinaca ku mashuri ku cyumba ko numvaga abantu bambona, nkataho bita kwa Ngiruwigize, nsanga inzu ye bashyizeho urukoma, hariho yasinye yaba abantu twarwanaga nabo. Bishaka kuvuga ko abahutu bari bafite ibyo bumvikanyeho ko umuntu wese uzaba afite inzu y'urukoma cyangwa igishara batazayikoraho. Ndamanuka mva mu ntoki, nari kumwe na murumuna wanjye wamurikiraga, we yarapfuye bamutaye mu kivu. Manuka uwo twaje gutandukana, manuka nambuka epfo ngera mu gishanga, ndongera nambuka hakurya. Hari ahantu hari amakawa, twagiraga ikawa Ruhingo, aho bita kwa Habinguro, mpinguka ku irembo iwabo, ntungurukiye mu masaka yo ku irembo ry'iwabo. Nuhagera umuhungu wabo tuziranye arambona afite umupanga, cyakora nanjye rero mfite ubundi. Akimbona na murumuna wanjye tuhahingutse, twari tuziranye, dufite imirimo mu gishanga yegeranye n'iwabo n'ikawa ziwacu niho zari ziri. Akimbona ahita agira gutya, nta mututsi nshaka kubona imbere yanjye. Akivuga ibyo ndagumye ndazamuka. Icyakora papa turuka hepfo, niwe avuka mu Ruhingo, twari dutuye ahangaha kubera ko ariho yashatse isambu, yaragiranye inshuti kera muri 60 n'abagabo bina ahangaha, niho yaratuye ari umwarimu. Ndambuka ngenda ndondera kwa base wabo wa papa aho bari batuye. Hari abagabo bari bahari, ubwo nagiye nshakayo abantu mbabwira inkuru y'ibibereye hano mu Gatunda ko nta buhungiro, ko abantu benshi nibyo nabi Imana yabwiraga ko banyuze ahangaha nabo bagasavubo n'abandi bari bahaciye bo banahanyuze bayobye uburari, baravuga ngo bari gushakisha moto y'abazimi yabuze cyangwa batwaye, barambuka banagenda bisa nkaho ari kumugaragara, ariko n'abari ari imitwe yo gushakisha uburyo bahunga. Icyo navugaga tukiri aha mu Gatunda, mu bantu bamwe nabwiye nkabambonye imbuga, abarimu bari baziranye na papa ariko nanjye nari mukuru, nababwira twagambanye n'umushaka wese akiza amagara ye. Twibutse dutyo, umwe yaciye ukwe, hari abaciye inzira zijya ku mazi, hari abagize uko bajya gushakisha ababafasha ngo bambuke bajye ku Kibuye, kuko naho twategeze ko haba ubuhungiro. Nanjye manuka namanutse ngiye kubwira abantu ngo badufashe dushake ubwato tujye ku Kibuye, kuko niyo nzira twumvaga abantu baboneramo ubuhungiro, kuko nta yindi nzira yashobokaga, nta handi washoboraga kunyura. Higerayo yagiye gushaka, hari umugabo wo kwa se wa papa yitwa Samuel, nshaka yacuruzaga ibirayi ku Kibuye, yabiranguraga mu Rutsira akabyambutsa mu mazi akabicuruza ku Kibuye, ngira ngo ashaka ubwatara. Arambwira ati reka tujye kuya. Agiye gushaka ubwato bwe basanga abahutu bari ngo barabuzikije, barabushaka barabubura. Abantu benshi bari bafite amato y'abatutsi, amato yabo barayabura. Turongera tuzenguruka, ni naho natandukaniye n'umurumuna wanjye yiga mu mwaka wa 5 igihundwe. Ndangije tumusiga ahantu, njye n'uwo mugabo, hari mushiki wanjye warahunze mbere agana ku Kibuye, agera mu bizimba byo ku Mbabara. Umuntu wari wamuhisha aramubwira ati hagera abantu bajya ku Kibuye, kuko Kibuye naho nta mutekano uhari. Muri iryo joro twagiye tugana kuri uwo mugabo ngo tumusabe byibura, ko twafashe akato twatiye, twakodesheje umuntu amafaranga 600. Umuhungu wapfiriye Ruhingo nako Urusororo, amazina amaze kuyibagirwa nawe, tumwishyura amafaranga 600. Turangiye aradutwara tugejeje ku Mbabara, tugiye ngo turi ubwato bunini tugaruke dutwara abantu dukiza abantu inaha. Tugeze yaratubwira ati mumbabarire bavande, ntabwo nabona icyo mbakorera, nta ubwato ndabufite ariko sinabuba, kuko ahantu butsitse hari abantu bene wacu ariko bari kwica abantu. Bambonye nje gufata ubwato banyica cyangwa namwe bakabica. Arongera atubwira ati kindi mwijya ku Kibuye. Iryo jambo ryakirije abantu benshi, ati mwijya ku Kibuye kuko mvuye mu kanya
bisa nkaho batanze sinye yuko abantu bose n'abahungiye bose bari bwicwe. Ati mushake inzira musubire aho muturutse, kandi ntimuce iburyo cyangwa ibumoso, musubize aho mwari munyuze, kuko nimuca hirya aba bantu bakababona barabica kandi simbaherekeza. Turagaruka ako kato ubwo dutekereza icyo iyo turi bujye turavuga ngo tugaruke, nako yaravugaga atahari hari uko baza gutanga ihumure. Iryo jambo ry'ihumure ryarakoreshwaga cyane. Turagaruka turaza tugeze mu mazi hagati, nuko twavuye mu bwato bunini burimo Gasavubu, burimo Abimana, burimo Edimoni, burimo uriya murumuna wa Edimoni Ezra yitwa ndabona baragiye Alex oya mukuru Mazimpaka n'abandi bagabo hari ruhindi n'abamunoye muto. Turavuga nawe urashoboka nibyo. Turangije turababwira ati rero mwijya ku kintu, natwe amakuru tuvanye si meza. Tubabwira byose uko tubivugana kuko twari tuziranye. Baravuga ati turabona umuti ku kintu, noneho twicara tumara akanya, amato yombi ako kato kari gato azenguruka mu kivu twabuze aho twerekeza. Nibwo abagabo bakuru barimo Abimana n'abandi babazi reka tube tugiye kuri Nyamurinda dushakishe ko ahari batanga ihumure, nyuma yaho ubuzima bugakomeza. Nguko twagiye kuri Nyamurinda, abumvise ibyabereye kuri Nyamurinda byo murabazi. Abenshi barokotse inanga, kira kizimba nacyo cyabigize mu ruhare. Abenshi tukigerayo muri iryo joro, reka nshimire Gasavubu ku mugaragaro arahangaha yenda murahoze mubona, ari wona Mazimpaka, wona Paul Kayitare na Paul Kayitare yaragize bari mu bantu bagize uruhare mu kutworganiza turi ku kizimba, ku buryo abantu banagize ngo dufite intwaro z'izindi twishingikirijeho. Baravuga bati ibiraha uwagiye ukina aho ngana wese mujye mureka mufatanye musangire, kuko kiriya kizimba tuba kimazeho iminsi. Njye nagize n'ingorane mpamara iminsi irenze y'abandi, ndi mu bahageze mbere ndi no mu bahavuye nyuma. Impamvu ni iyi, maze y'iminsi ine hari murumuna wanjye wari wasigaye ahangaha wahansanze, afashijwe n'umukecuru umwe hano mu rutonde twasenganaga witwa Marita Nyiranzanira. Aramuhuza na wa mugabo nababwiye wari warahishe mushiki wanjye, amutuzanira aho ngaha. Kari akana gato najya mu bwato bwatsimbura katagiye kakavuza induru nanjye nkabibona. Ikindi gihe nagafata nagashyiramo bwagenda ntagiyemo kakavuza induru kakagaruka. Duhera muri ibyo amato yose ya mbere agenda gutyo ngenda nsigara. Naje kubasigara nari navuze nk'umugisha w'Imana, kuko nageze ku itariki 12 ariko mpava ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane. Ubwo twamutswa n'abashi baje gutwara inka z'umugabo wo mu buto w'iruhingo ndarani Kagabo. Baza ari abashi bazi bije gutwara inka n'amatabiri. Bahageze ngera zize ku bizimba byo ku nyenyeri no kumba barahari hafi aho. Baravuga bati baravuga ati n'utazitwara nijoro interahamwe zizabica. Bahageze bubakereyeho basa nko mu rukerera, tubona ubwato twabonye bugenda. Ubusimba bihuye mu byatubereyeho ku kizimba ko twahanganye nabo, abicanyi baturutse Kayove, abaturutse inanga bakaza bigeze baza n'amata 7 biteguye kutwica. Turwana nabo n'amabuye, iyo munsi tubasubizayo baragenda. Harimo abantu bari baturutse inanga. Turangije izo nka bazishyiramo biranga, imwe bashyiramo inyana, indi baratema bashyiramo inyama. Kubonye bubakereyeho nk'abashi bagira ubwoba ati abantu batadutsinda inaha basubira. Ibyo byose turabyibuka, tugandagaje tubibuka, tuvuga n'urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye. Ibyo byose turabyibuka.